Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka wakosora bino bizamini nge nakiraho wagerwaho ukabona ibibazo byose wabibonye. Ikintu busabwa rero ntabwo kigoye, ukanda subscribe aho hasi. Ukeneye kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikira ni icyayi cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Ese muri ibi byapa bine baduhaye ni icyayi cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana? Tegereze neza n'ubundi hasi nibyo batubajije. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. Icyapa B6, ndakeka ko icyapa B6 uri kukibona. B, icyapa A19, ndakeka ko icyapa A19 uri kukibona. C, icyapa B3, ndakeka ko icyapa B3 uri kukibona. D, ngo icyapa A22A, ndakeka ko nacyo uri kukibona. Ese ni ikihe cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kinini A. Icyapa B6, kino cyapa B6 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Uri kubona agafresh kajya imbere kari mu mweru, bivuze ko umuyobozi ujya imbere aratambuka mbere y'abari kuza bamusanga, kubera ko murabizi iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa tugendera mu ruhande rw'iburyo. Kano gafresh rero kari iburyo, uri kubona ko kari mu mweru, ariko baza bagusanga bari mu mutuku. Rero bagomba kuguha inzira ugatambuka mbere wowe uri kujya imbere. Ndakeka ko waramusitamo igisubizo cy'ukuri aricyo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nzira ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A, metero 150 kugeza kuri metero 200. B, metero 100 kugeza kuri metero 150. C, metero 50 kugeza kuri metero 100. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Bishatse kuvuga iki? Iyo ubonye nk'icyapa kiburira kikubwira ngo ikoni iburyo, ntabwo kiraba gishinze aho ngaho hari iryo koni iburyo. Niba ubonye icyapa kikubwira ngo umuyaga w'intambike kiburira, ntabwo kiraba gishinze aho hantu hari umuyaga w'intambike. Ahubwo uzabanza ugihiteho, ugende urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho ibyo ngibyo bari kukuburira biri. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo A. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode yaba ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Rero mutwane cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ku buryo abagenzi babibona ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Ababona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije.
B ibumoso babona iby'ibara ryera. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa se n'icunga rishije, nayo ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Ndakeka ko rero waramutse C, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Mbibutsa gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Amasomo ngenda bashyiriraho na bino bizamini biba byakozwe, cyane cyane biriya bibazo nanone nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki kimenyetso cyaka kimyemerera gukomeza. Ese iki kimenyetso cyaka kikwemerera gukomeza nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Murabizi ibimenyetso byaka bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Hano hari kwaka umutuku. Ese kikwemerera gukomeza? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A yego, B yego ariko utanga inzira ku banyamaguru, C yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, oya. Kubera iki oya? Murabizi biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Iyo hatse icyatsi uba wemerewe kugenda, iyo hatse umuhondo witegura guhagarara kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Mu mutuku ho iyo cyatse uba ugomba guhita uhagarara. Rero hano ntabwo kino kimenyetso kikwemerera gukomeza, niyo mpamvu hano duhisemo D, oya. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe kurumurira imyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese ayo matara aba afite amabara asa ate? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, muzabirebe ku binyabiziga. Ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni bihe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A ibinyabiziga ndakumirwa. B ibinyabiziga bikora ku mihanda. C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'irindi ry'ibindi binyabiziga.
cyavuze ihoni ugahita umenya ko ugomba gutanga inzira. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse kwandika papuro utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Hano kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku, ni imodoka. Hano none kino cyapa kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga kunyuranaho: A iburyo, B ibumoso, C iburyo n'ibumoso, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B ibumoso. Kino cyapa kiri kubuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ariko kunyuranaho nubwo bikorerwa ibumoso. Turebeye kwa kino cyapa cyacu rikona ko imodoka iri ibumoso iri mu mutuku, bivuze ko ubujijwe kujya ibumoso ngo ugiye kunyuranaho. Wemerewe kugendera iburyo gusa, ntabwo wemerewe kunyuranaho ibumoso, kubera ko iriya modoka iri ibumoso rikona ko isa umutuku. Kino cyapa rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu rero Rwanda Driving College uyirebe iyo video nagukoreye, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2, nimero mba nazibahaye. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese kiriya cyapa kivuga ko utemerewe kujyayo ariko n'abayobozi b'ibinyabiziga bariyo batemerewe kuvayo kirangwa no kuba gifite ubuso bw'amabara asate: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikubuza kutemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Rero kiba gifite ubuso bw'umweru, ni ubuso gusa bari batubajije, ariko menye ko kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, nta kirango kigira. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Nuko ngo cyavuze ihoni kiri muri metero 20, ukaba wabyumva kitari cyakugeraho kikiri muri metero 20. A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Nukuvuga ngo iyo uvugije ihoni iri muri metero 20 uba wabyumva. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa na biriya bikora ku mihanda byo bigira ihoni ridasanzwe. Ikindi ibinyabiziga bigenda bigira amahoni agenda yumvikana mu ntera zigiye zitandukanye bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze. Rero velomoteri yo ibifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Bishobora gusimbura iki? A imirongo yera irombereje idacagaguye gusa, B imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye, C imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni be, imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Hano ikintu ndanda gusobanurira, mujya mubona nka kwa kundi bari gukora umuhanda, wenda sira mirongo yaranasibamye, ariko babona bashyizeho iriya mitemeri. Rero iriya mitemeri bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ikindi kintu yavuze ngo imirongo iramagikanye, waturuka kure ukagira ngo ni umwe, aba ari ibiri yegeranye cyane, babyita ko ari imirongo ibangikanye. Hari abantu nyine nubwo itabaye igisocyo kuri se, ariko uba ugomba kubimenya. Yavuze imirongo irabangikanye, ni ibiri isa nkaho yegeranye cyane, waturuka kure ukagira n'umwe, ariko aba ari ibiri. Rero ndakeka ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 26, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba hose mu gihugu. Tugufashe kwiga haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, haba kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Rero mutwaye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibi byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu nkomane cyangwa se ahantu imihanda ihuriye. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, tangiza ku binyabiziga binini. B, gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. C, tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo tangiza ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona iso kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Kubera iki? Mu nkomane iyo ubonye kino cyapa ubwacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ninde uratambuka mbere? Wowe ukibonye urahinzira ibinyabiziga biri mu muhanda munini uri gusatira. Ndakeka ko byumvishe. Ikindi kino cyapa bakibaza mu bundi buryo bubiri bundi. Bashaka kubaza ngo icyapa gisobanura iki. Nta kindi kintu barengejeho, uzavuge ko ari tanga inzira. Niba kubaza ngo iki cyapa gisobanura iki, aho banyura bazengurutse, ukibonye hari kuri rompuwe, uzahinzira ibinyabiziga biri ibumoso bwawe, ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Uzatangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Niba kubaza icyapa gisobanura iki mu nkomane, umenye ko ari ugutangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Niyo mpamvu hano duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo niza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya, urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zikenerwamo, kimwe n'amatungo, bigomba kurangwa na. Bigomba kurangwa n'iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Kurangwa na cyangwa se kugaragazwa na. A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Rero imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma ni itara rimwe ritukura. Ndakeka ko rero waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya, urahita ugikora. Murabizi abazo biragaruka, niyo mpamvu zatuje gusura kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye, ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa kiriho ibyuma ntamenywa udafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rutangwa nande muri aba? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, polisi y'igihugu. B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C, minisitiri w'ingabo. D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.
hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ntiwatwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa udafite uruhushya. Ese urwo ruhushya uzaruhabwa nande? Hano ndakeka ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikana ku papuro utari wahisemo, ndiza ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza mu cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari kuvuga ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa, nta mahitamo ufite yo kujya iburyo cyangwa ibumoso. Icyerekezo utegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Hari abantu bakunda kukitiranya na cya cyapa kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Kiriya kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe cyo kiba gifite ishusho ya mpande enye. Iki cyo urabona ko ari uruziga. Kiriya cyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyo uri kubona ku ishusho ni uruziga, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bari kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Ndakeka ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika uwa papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira, kugira ngo uberekane hakiri kare ko baguhagaritse kugira ngo utabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Hari ukuntu ikinyabiziga cyawe kiba kigomba kugaragazwa. Ese ibihe binyabiziga byo biba bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse? A. Velomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, ibinyabiziga byombi byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse mu gihe cy'ijoro, kubera ko n'ubundi velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse mu gihe cy'ijoro ku muhanda. Ndakeka ko waramusitamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayoboye n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, na B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko mujya mubibona cyane cyane hano mu ino migi ya Kigali, ukabona nko hagati harimo jaride. Ushobora guhagarara mu gihe uri kwambuka umuhanda, ukabona ibinyabiziga biza ari byinshi, ukaba ushobora kuba wahagarara mu gihe utegereza ko ibinyabiziga bihagarara. Rero niho bari kuvuga
ahangaha. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Amatara yo kubisikana nijoro igihe ijoro rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Hari abantu benshi bagira ngo iyo bavuze ngo nijoro igihe ijoro rikeye ngo waba ugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijoro rikeye. None amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kugaragara mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 50, C metero 40, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 40. Amatara yo kubisikana aba agomba kugaragara muri metero 40. Ni nkeya ariko nyine ujya kubisikana n'ikinyabiziga musa nkaho mwegeranye, niyo mpamvu agaragarira muri ntera ingana na metero 40. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyirikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyirikarita, ikinyabiziga cyawe kiragonze cyangwa se kibaye ngombwa ko ukigurisha, ibyari byanditse ku karita bigahinduka, biba bigomba kumenyeshwa rero ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A mu mezi 2, B mu kwezi kumwe, C mu minsi 15, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igiso cya nyacyo ni ikihe? Biba bigomba gukorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Hano hari iminsi 8 ubonyemo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ugiye mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu minsi 8, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ugeze mu muhanda urimo amakoni menshi, uruhererekane rw'amakoni, ese feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A mbere ya buri koni, B muri buri koni, C nyuma ya buri koni, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A mbere ya buri koni. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ukata ikoni uramanza ugafata feri y'urugendo. Ntiwagenda ku muvuduko munini ngo uhite ukata ikoni, biba byaguteza ibyago. Rero mbere ya buri koni, mbere y'uko ukata mu koni uramanza ugafata feri y'urugendo. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ndakeka ko rero wowe waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi. Kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, ese bigomba kugira iki? A umuyobozi, B umuherekeza, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba kigomba kuba gifite hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A umuyobozi. Iyo bavuze umuyobozi, niba bavuze imodoka ni umushoferi, niba bavuze ipikipiki ni umumotari. Abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga, ntabwo bari kuvuga mu nzego runaka. Rero kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite
umuyobozi. Iyo bavuze umuherekeza ni babandi mwita ngo ni abatandiboyi, ariko ibinyabiziga birashoboka ko ushobora gutwara ikinyabiziga harimo umuntu umwe w'umuyobozi. Niyo mpamvu abantu bahitamo C, ntabwo ari byo. Ujye uhitamo A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda abashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo ngo ndawupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Amategeko y'umuhanda, mudasobwa, ibintu byose byagufasha gutegura ikizamini neza kugira ngo uzagere ku ntsinzi, turabikwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa, ariko mbibutsa ko uramutse ukeneye nk'igitabo cy'amategeko y'umuhanda, ndagenda nkakikuzanira iyo uri hano mu mujyi wa Kigali, nkakikuzanira iwawe ukagifata ukiga kugira ngo nugerwaho uzakora rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane rero, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.